Shima Imana impaye iri jambo uyu mugoroba kugira turiganireho. Imana nihimbazwe. Dusenge. Mana tugushimiye umugoroba uduhaye, ndetse turasenze ngo iri jambo uzaryumva wese rizamuhindure. Tugeze mu gihe ikoranabuhanga ribasha guhindura abantu cyangwa rikabangiriza, ariko twifashishije ijambo ryawe turinginze kugira ngo rizamamare, rigere ku muntu wese kandi rizamuhindure. Urakoze kumvisha gusenga mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Igitabo cyitwa Umubwiriza, ibice 12. Reka dore ku murongo wa 9. Umubwiriza 12:9. Maze kandi kuko umubwiriza yari umunyabwenge, yakomeje kwigisha abantu ubwenge. Ni ukuri yaratekereje agenzura ibintu, haringaniza imigani myinshi. 12. 13. Iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Ageze ku murongo wa 14, haravuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Haravuga ngo n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa n'ikibi. Imana nidutabare mu izina rya Yesu. Ni amagambo ateye ubwoba, kandi ndifuza ko tuganira mu buryo bugufi cyane kuri uyu mugoroba. Cano yo ni yacu, ni yanyu, ndetse mwebwe mwese inshuti z'umusaraba. Tuzakomeza kuganira ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu kuri iyi nshuro tudatinda, tuvuga bike, ibindi tukazabivuga ikindi gihe. Umubwiriza ni inde? Ni Salomo. Salomo, umugabo w'umuhanga, umugabo w'umunyabwenge. Niwe wanditse ibi bitabo byitwa Umubwiriza, Imigani, indirimbo ya Salomo. Hari bamwe bavuga ko indirimbo ya Salomo ngo yayanditse ngo akiri umusore. Ari naho bigaragara ko yakoreshaga amagambo ya gisore, avuga umukwe n'umugeni. Benshi basesengura cyangwa batanga ubusobanuro butari bwo, ariko we yavugaga umukwe n'umugeni mu buryo bw'umwuka. Niko tubisesengura. Imana nihimbazwe. Abaye umugabo ukuze yandika Umubwiriza, aricyo gitabo dusomyemo aya magambo y'ubwenge. Hanyuma Murantunge abaye umugabo ukuze yandika imigani, atangira guca imigani. Agenda avuga imigani myinshi cyane. Musoma namwe mu gitabo cyitwa Imigani. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko ngo yaciye imigani 3,000. Hanyuma akandika indirimbo, agakompoza indirimbo zirenga 1,500. Ashaje nibwo yanditse igitabo dusomye. Ashaje, abaye umusaza, yanditse Umubwiriza. Nibwo yatangiye kuvuga ngo byose ni ubusa, ngo niho kwiruka inyuma y'umuyaga. Aravuga ngo ngiyi niyo ndunduro y'ijambo iri twasomye nyine, ngo byose byarumviswe, ngo wubahe Imana, ngo kandi ukomeze amategeko yayo, ibintu nk'ibyo. Kandi uyu Salomo we ibyiza byose rero bibaye mu byo mu isi. Yabaye umwami, murabizi. Yabayeho arwana intambara z'uburyo bwose. Ku gihe cye abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko nta ntambara nyinshi zabayeho, ngo niyo izaba zarabayeho ngo yaba yarazirwanya akazinesha, ariko muri rusange bavuga ko nta ntambara, ngo cyari igihe cy'amahoro. Hanyuma ikindi, ngo yaba yari umuntu wari utunze cyane. Ubutunzi yari abufite kandi yari umunyaburanga. Mu yandi magambo, ibi yasoje avuga ngo ni ubusa. Si nkatwe bene data tudafite ibi cyangwa ibindi. We yarabitunze, yari afite ibintu by'uburyo bwinshi. Imana nihimbazwe cyane. Ntabwo turi buze gutinda muri ibyo. Imana ishyirwe hejuru. Salomo uyu ni umwami, ni umwe mu bami ba Isirayeli. Ni uwa kabiri nyuma ya se Dawidi. Imana niturengere cyane. Ariko kandi niwe wa nyuma mu gihe cy'ubwami
bw'igihugu kibumbiye hamwe nka Isiraheli kitaravamo ya miryango itandukanye igera muri 12. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rishimwe kandi rihimbazwe. Uyu tuvuga twamuvugaho ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko kandi tuvuge ko yagize imbaraga nyinshi ku gihe cy'ubutegetsi bwe, kandi yamenyekanye muri Bibiliya mu buryo twagiye tuvuga ko yaciye imigani 3,000, tukavuga ko yanditse yakompoje indirimbo 1,500. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rishimwe kandi izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe. Hanyuma uyu mugoroba niyumvishemo ijambo rikomeye cyane Imana impaye rivuga ibyo gukiranuka no kubaha Imana. Yaravuze ngo iyi ni intunduro y'ijambo, ibintu byose byarumviswe. Aravuga ngo noneho icya nyuma, aho niho naciye umurongo, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, ngo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Imana ishimwe. Isomye igitabo cyitiriwe Yobu, ibice 28, umurongo 28, niho havuga ngo kandi ibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Abantu bagiye bakomera baba ibikomerezwa mu bihugu bitandukanye, amazina yabo aramenyekana, bubaka izina, mugani wa ya mvugo, ariko bararangira, iherezo ryabo rishyirwaho akadomo, baribagirana. Iki nicyo cyatumye umubwiriza avuga ngo byose ni ubusera. Mbese ku murongo wa 9 twahereye havuze ngo kandi ngo maze kandi kuko ngo umubwiriza yari umunyabwenge, ngo yakomeje kwigisha abantu ubwenge, ngo ni ukuri yaratekereje agenzura ibintu, aringaniza imigani myinshi. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Yari afite ubuhanga bwinshi ku buryo ibintu byose yarabigenzuye, byagiye kugeza mu gihe cy'ubusaza abona ko ibintu byose ari ubusa. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu itugire neza cyane. Mbese turashaka kubwira umuntu wese uyu mugoroba ngo igishoboka, igikwiye umuntu wese ni ukubaha Imana. Byashoboka ko wakwinezeza mu bintu byinshi, ariko iherezo ryawe uzava mu mubiri. Iyo ugeze mu bitaro bito n'ibikuru, ukabona abantu ukuntu bagaragurika, ukabona abantu bamanitse amaguru, ukabona abantu ukuntu bababaye, iyo ubonye ukuntu abantu baherekezwa bashyingurwa, bari abantu b'abasitari, bari abantu b'uburanga, hari abantu b'abanyamafaranga, uravuga ngo mbese ni uku kuntu umubiri uhinduka, ni uku kuntu birangira. Mubwiriza abibonye rero aravuga ngo oya, ibi abantu babimenye. Yageze n'aho bifata nk'umwanzuro, nka conclusion, aravuga ngo ni indunduro. Ashyizeho akadomo ku bintu byose byakabaye byigishwa, ibintu byose byarumviswe. aravuga ngo none ngiyi indunduro, ngiki cya nyuma, abantu nibubaha Imana. Maze rero muri kiriya gitabo cyitiriwe Yobu 28, umwanditsi abishimangira, bikekwa ko ari Mose, aravuga ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana iturengere cyane. Twari tugize ngo kuri uyu mugoroba tuvuge kubaha Imana, tuvuge kujijuka, tuvuge ikiruta ibindi, tuvuge igifite umumaro, tuvuge ikintu gikwiriye umuntu wese muri kategori iyo ari yo. Ubundi ni ibintu bike abantu bahuriraho bose ku isi yose aho bava bakagera. Kubaha Imana nicyo kintu abantu bakwiriye guhuriraho, uwize n'utarize, ukomeye n'uworoheje, ufite amafaranga n'utayafite, umugufi n'umuremure. Iki nicyo kintu bene data umuntu wese akwiriye kumenya, ko kubaha Imana ari ikintu kigomba umuntu wese, abantu bose akwiriye guhuriraho. Mwanditse ubutumwa bwiza Matayo
ibice 16 umurongo wa 26 yaravuze ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ntiyaka ubugingo bwe, cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Imana niturengere. Hepfo yaho aravuga ngo kuko umwana w'umuntu azazana abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Data wa twese adutabare. Ndagira ngo ngane ku musozo. Mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose? Mbese umuntu byamumarira iki kwinezeza mu gihe cya korona, mu gihe insengero zifungurwa, cyangwa se mu gihe hamwe zitaranafungurwa, mu gihe gusenga mu buryo bwagutse cyane bitagikunze, abantu bakaba babonye nabyita nk'agahenge? Mbese abantu byabamarira iki kwinezeza nibamburwa ubugingo? Mbese abantu byabamarira iki baramutse bagize iherezo ribi bakajya gehinomu? Mbese abantu byabamarira iki? Mbese abantu byabamarira iki? Mbese abantu byabamarira iki? Imana yacu niturengere, Imana yacu nidutabare, Imana yacu niturengere cyane. nibutse ibintu biteye ubwoba byabaye kuri nta bwenge. Yapfuye kugenda uko abonye, uko yiboneye. Hari n'aho byageze mu Kristo na byiringiro baramuhugura, ariko ubundi uri kujyayo, akavuga ko ajya mu ijoro, akavuga mbese ubundi urugendo rurimo abantu b'ingeri zitandukanye, n'abibeshya ubugingo mu by'ukuri batabufite. Umuririmbyi niyo mpamvu yaririmbye aravuga ngo bava ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana, ariko iherezo rya nta bwenge ryabaye ribi cyane, nuko agenda asimbuka inkike agira iki, aho abandi baca we akaba atari haca. Ibintu mbese agenda yiyorohereza, ya mvugo y'iki gihe yo kugira ubwenge, ya mvugo y'iki gihe yo kudakabya. Imana nidutabare cyane kandi Imana iturengere. Satani afite amayeri menshi yo kurimbura abantu. Hanyuma byarangiye agenda aca mu nzira zitemewe, atambuka uruzi abandi bambutse, asimbuka inkike agira iki. Izo nkuru murazizi cyane kurushaho, ariko yarafashwe arabohwa atabwa gehinomu. Imana nidutabara. Kandi yarazi ko ageze ku irembo agomba kugururirwa akinjira nk'uko byiringiro na mukristo binjiye. Turagira ngo dusengane Imana, inshuti bene data. Mugoroba utekereze, ese uri mu nzira ijya mu ijuru? Fata icyemezo, fata umwanzuro, dusengane. Imana niba umugisha. Turagushimiye Imana kubwira ijambo duhaye, kandi ko hari uwo wandukuye mu gitabo cyo kurimbuka ubicishije muri iri jambo uduhaye, kugira ngo wongere umubare w'abakizwa ugabanye umubare w'abarimbuka. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.